umubabaro urasimburana n'undi mubabaro. Ijoro rigasimburana n'irindi joro, amarira agasimburana n'andi marira, agahinda kagasimburana n'akandi gahinda. Hirya no hino ku isi ibintu bikomeje kudogera kubera ibihe bya nyuma y'iyicwa rya Sinwar, umuyobozi mukuru wa Hamas. N'ubundi umubabaro ukomeje kwiyongera hirya no hino ku isi ku buryo ntawe ugoheka ntawe usinzira. Mu burasirazuba bwo hagati ndetse no hirya no hino ku isi, umuntu araryama atizera ko buri buke, bwacya ntibizere ko buri bwire. Isi ikomeje kubudikirwa n'igicu cy'umwijima w'umubabaro. Isiraheli ikomeje kugaba ibitero byayo kuri Gaza, nk'uko bwana Benjamin Netanyahu yabitangaje ko iri atari ryo herezo ry'intambara, ngo nubwo bwose umuyobozi mukuru wa Hamas bwana Sinwar amaze kwicwa, ko atari cyo kivuze ko intambara irangiye, ko igikomeje. Ni koko Isiraheli ikomeje kugaba ibitero byayo muri iri joro ryakeye mu majyaruguru ya Gaza, ahari inkambi ya Jabalia. Mu byumweru bibiri Isiraheli yari imaze igose iyi nkambi. Mu ijoro rikeye iyi nkambi Isiraheli yayigabyeho ibitero by'indege ku buryo yibasiye cyane amajyaruguru y'iyi nkambi ahari ibitaro bya Al-Wada. Ibi bitero by'izi ndege za Isiraheli byakomeje kwisukiranya muri iri joro ku buryo ntawagombaga gusinzira. Abanyapalestina bagera kuri 34 kuri ubu muri iri joro baraye bitabye Imana bazize ibyo bitero by'indege za Isiraheli ku majyaruguru y'iyi nkambi ya Jabalia. Bibasiwe cyane ibi bitaro bya Al-Wada. Abandi bagera kuri 90 bakomeretse cyane ku buryo bukomeye, kuko byatangajwe cyane n'uyu umuyobozi mukuru w'ibitaro by'ubuvuzi bwa Al-Wada. Hamas nayo ikomeje gushimangira ko itazigera irekura imfungwa z'abanya-Isiraheli ifungiye muri Gaza mu gihe Isiraheli itarahagarika ibitero byayo kuri Gaza. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigize. Urumva mu Bibiliya ndetse n'isi. Hano uzahumvira ibibera kandi n'ibyabaye kandi n'ibiriko birabera n'ibizabera hirya no hino ku isi. Ariko burya bifite ubu ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo dukangurire bwene muntu arushaho gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo azabane n'Imana yacu iteka ryose ubwo iyi si izabishiranye n'ukwifuza kwayo, kuko ibiriho biraba none nibigaragaza ibihe bya nyuma. Kubera ko hano ari ku isi ya Bibiliya, reka turebe uwo mubabaro urimo urabyanyagira hirya no hino ku isi icyo bivuze. Reka dusome umurongo wa 6 w'igice cya 9 cy'ibyashuriye Yohana. Haravuze hati, muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Uyu ni umubabaro wateganyirijwe isi mu gihe gikomeye cyane, ariko icyo gihe isi itaragikandagiramo. Isi none iri kugenda yakira ku muganura w'uwo mubabaro, arizo ntambara zirimo zirazenguruka hirya no hino ku isi. Iri yereko Yohana yabonye inyenyeri imanuka iva mu ijuru yikubita ku isi. Iyo nyenyeri ihabwa urufunguzo rufungura ikuzimu. Ifunguye urwo rwobo rw'ikuzimu, urwo rwobo ruzamukamo icyotsi kinini cyane. Icyo cyotsi kivuye ikuzimu kigeze hejuru kirasandara kibyara inzige. Aho badayimoni b'inzige ngo bahabwa ububasha bwo kubabaza umuntu aho aherereye hose, ngo ntizikore ku giti, ntizikore ku cyatsi cyangwa kwibuye. Zihabwa itegeko ryo kubabaza umuntu, ntizimwice, zimubabaze gusa. Yohana yabonye ngo izo nzige zifite mu maso nk'aho umuntu, amenyo yazo ngameze nk'ay'intare, ariko ngo zifite ngamoya ngameze ngo nk'imisatsi y'abagore, kandi ngo zari zifite n'ibikingira igituza, kandi zari zifite umurizo urimo urubori. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uko amagare n'amafarashi byirukanka bijya mu ntambara, kandi zari zifite ashefu wazo uziyoboye. Mu Ruheburayo yitwa Abadoni, ariko mu Rugiriki yitwa Aparwone. Ngo zihabwa itegeko zo kubabaza abantu mu gihe kingana n'amezi 5, iminsi 150, zibababaza zibatera umubabaro. Nuko Aparwone akazibwira ngo vuba nimwirukanke mufata abantu mubarye. Zigakubita amababa zikirukanka, zagera ku muntu zigakubita bya bindi bikingira igituza hasi, ikamushinga amenyo igahindukira ikamukubita wa murizo urimo urubori. Abantu bakababara cyane, urusaku rukagaragara ku isi ari rwinshi. Uwo ni umubabaro n'umuganura isi irimo yakira none, nk'uko Yohana yabibonye ari ku kirwa cy'Ipatimo. Ibi none biravuga iki? Uyu mubabaro
wazanywe n'izi nzige ugaragaza iki? Iyi nyenyeri yaturutse mu ijuru ikagwa hasi igafungura urwobo rw'ikuzimu, ubu none irashushanya imbaraga za misile zimanuka mu kirere zikisekura kuri tagati yaho zateganyirijwe zikacukura urwobo. Iki cyotsi kizamukamo uko misile yikubise hasi, icyotsi cy'umuriro rivanze n'ivumbi birazamuka bigapfuka ikirere, kandi muri iki cyotsi niho havamo za fragment zinyanyagira hirya no hino zigatera abantu gupfa kandi abandi zikabatera gukomereka bikomeye cyane. Izi nizo nzige zazamutse mu rwobo rw'ikuzimu kazamuka rukajya kubabaza. Uru rwobo ruragereranywa n'uyu munsi isi iherutse kurubona ku itariki 6 z'ukwa munani 1945. Bombe yiswe Little Boy ariyo nyenyeri yafunguye urwobo rw'ikuzimu yaramanutse ku izi tariki bayirekura kuri Hiroshima, yacukuye urwobo rugera ku birometero 60 n'ibirometero 5 by'ubugari. Uru rwobo rw'ikuzimu rwazamutsemo inzige zijya kubabaza abantu, umubabaro uva muri fragma z'iyi bombe, haba ibyorezo bikajya kubabaza abantu, baba iza fragma zijya gukubita abantu hirya no bagashwanyagurika. Ni wo mubabaro Yohana yabonye w'izi nzige zinyaruka zijya kubabaza abantu hirya no hino ku isi. Ubu none uyu muganura w'uyu mubabaro ukomeje gutambuka hirya no hino ku isi. Izi nzige zikomeje gusohoka muri za misile ziri guseka kurwa hirya no hino ku isi, mu ntambara zirimo zirabera hirya no hino ku isi, nk'umuganura isi irimo yakira none. Ariko ku gihe cy'umubabaro ukomeye isi ikizabasha kwihanganira uwo mujinya uzatera, ku buryo abantu bazifuza gupfa ariko ntibazabibona. Niyo mpamvu isi ya Bibiliya ikubwira ngo kora iby'Imana ishaka kugira ngo uzabashe guhunga uwo mujinya uzatera. Ubu none uyu mubabaro ukomeje kwibasira hirya no hino ku isi nk'umuganura. Kuri ubu bivugwa ko kuva tariki 7 z'ukwa 10 2023 muri Gaza abantu barenga 42,700 bamaze kwicwa, abandi bakomeje guterwa n'uwo mubabaro bagera ku 96,600 bakomeretse cyane ntibapfa, bagumya gukomera kuri wa mubabaro wazanzige ziruma abantu ndizibice. Uko niko ibitero bya Isiraheli biteje umubabaro n'akaga muri Gaza, kandi Isiraheli nayo ntabwo ikomeje kwicara gutyo gusa, nayo uyu mubabaro uri kuyigeraho. Kuva kuri tariki 7 z'ukwa 10 2023 mu bitero bya Hamas kuri Isiraheli, nayo abantu barenga 1,150 barapfuye muri Isiraheli, abandi bagera kuri 350 nabo bajyanywe bihunyago muri Gaza. Umubabaro ukomeje kuzenguruka hirya no hino ku isi, umubabaro ukomeje kwibasira abantu ku isi. Mbese bizarangira bite izi ntambara za Isiraheli na Gaza, Isiraheli na Libani, Isiraheli na Irani, Isiraheli na Syria, Isiraheli na Jordania, Isiraheli West Bank muri rusange n'uburu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati, byose bibudikiye kandi biteganyijwe guhagurukira Isiraheli bikayisiribanga. Mbese bizarangira, mbese igihugu gishobora kuzateza inzige zigakwira isi yose kizaturuka hehe? Aha ni ku isi ya Bibiliya nduhakura urushinge rwawe kugira ngo ntabwo turi gutunga itoroshi kubirimo birabera hirya no hino ku isi tukumenyesha ikigiye gukurikiraho. Niba uva ugomba gufatanya n'isi ya Bibiliya, kandi ari byiza kugira ngo turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umushinga uzatera. Tera inkunga iyi chaîne isi ya Bibiliya, kandi kuri icyo gikumwe kiraba hejuru, kandi ukore na subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kugira ngo tubashe kugeza benshi kuri ubu buvuga butumwa bwiza bubagereho, babashe guhindukira bakora iby'Imana ishaka, bazahoreho iteka ryose, kuko iyi si iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu, bana natwe twese, ubane na mwene muntu waherereye arushaho gukora ibyo ushaka kugira ngo azabashe guhunga umujinya uzatera ubwo isi izabishiranye n'ukwifuza kwayo. Ngaho Uwiteka abana natwe twese, tuguhanze amaso kiboro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom, shalom. Ntimujye kure, turi kumwe kugira ngo isi ya Bibiliya ibagezeho ibigiye gukurikiraho. Ntambara mwisi ibigeragezo binaniye benshi byihanganira, amaso y'abantu areba bugufi akananirwa gutegereza
zibiri imbere. Intambara mu isi n'ibigeragezo binaniye benshi kubyihanganira. Amaso y'abantu areba bugufi akananirwa kwitegere zibiri imbere. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Tuzaririmbira mu ijuru.